igukomamisha uramukinyezi gukinira filme sharabizi ibyo nanjye nabibonye mbamba na the flash group byanyabyo ego twajyanaga ari filme asibye se ko babashizemo ibindi bintu ubundi buriya ni kuri yabaguruka uwamushyira yanga guruka yabishobora ako bamenye by'abanyabazungu wasanga ari na byanyabyo batubeshya batwifatiye sha baze buriya mfitura umusatsi koko mana yanjye kontuke neza meme ufate nuwangaha ukomeze kugira ngo nayo nzagira ura musatsi nza ufata humura ese ugira ngo uzajye kuhamya mu y'imyaka nk'indi ntago uzabugize umusatsi nkuriye ukanyage ndikumva uri kumbabarira nukuri kuvuga ntuzi ko njyamara kugusuka nagize ugahita umbwira ngo nimbihambura umutwe urimo urakurya none umva uye kanyagaho gakeya sawa ndaje ndabigukorera upfa kutaza kumbwira ngo mbihambure cyangwa se ngo nsange wabihambuye umwanya wanjye ngiye kubitaho Ika dore muranandangaza ugatuma ntamenya aho bigeze harya ubundi buriya bigeze nanjye yancitse si wowe se uri murambi utukuru tudafite 12 ngiye bundi rero kamubwira iyi couple niyo ya mbere nkunda muri filme iyihe couple se kandi uramukobwa n'uramuhungu mana yanjye ariko nawe ugira ibyo ukunda uze kiriya gihungu kirire nabonye filme itangira kirira ikazaba igiye kurangira kirira uyobewe yuko abantu bari muri romantique ariko bone romantique se no kurira bihuriye hehe kwarira abakobwa harira abahungu igihungu kirire se nta kintu wumvishe kigira hanze kandi koko genda urebe ko ari umuntu uri gukomanga nanjye se dusuye koko ntabwo mweto utariko si Bite Sandra. Se mu rugo wamenye gute kari kure? Sesha urumva nawe abantu mwishuri ataha. Kandi tuba mu ntara. Oya ntabwo ari ikibazo. Uvuye hariya ku ishuri hose. Cyane rwose. Sana ari karibu injira mera hari.
Murakomeza. Amakuru. Meza. Karibu. Murakoze cyane. Ni karibu. Murakoze cyane. Ese burya niwe mama Sandra? Yego, nijye mama wa Sandra. Oh, nishimiye kubamenya cyane. Nimba ari umumerere ntabwo tuzashoboka. Ari kwinjira mu ishuri ngo ninsoke ngo nakarose kandi. Ngo nzahora mukarota nzamukarota. Ese ubundi mwe umuntu uramura yigisha gutema. Tubana kibazo ariko umuntu wamwiritse mani niyo mpamvu agusuzugura. None se Manu uzikata ntaga gituma ndamba ndinjira nkabona none ubu ngubu naramumenye ubwo nyina byakiro azajya yinjira nanjye nigendera yinjira nanjye nigendera ubu nyine ngiye kujya nkaruta imibare sinzi impamvu mwanje mbona ntari bigiye ahubwo ikibazo nuko nyine rego urazi ko nakamenye abo ndi we kwanza we nta nire bagomba kugira wenda kwibutsa barambwiye ngo sigaye gufata amashati ukajya kuyashira ku kibada ngo asigaye abikora man ngo ikiganiro yafashe ishati iwe ngakayambika umukobwa wageze gutya ko ngera nigendeye man uze gwiki ubwo mwarimu w'imibare n'ikibada n'ishati bihuriye n'ibyo twari turimo turabona icyo mushaka ubwo se ni gute ufata ishati yawe nziza y'umweru ukayambika umukobwa wagiye mu kibada ibintu biba byararangiye ushaka kubigarura hanga None se ko mudusuye tukaba tutabamenye n'amahoro mama uri n'umuyobozi w'ikigo cyacu nukuri turanezerewe ni karibu mu rugo rwacu murakoze cyane twishimiye kumugera aha ngaha nubwo bitari byoroshye kuhamenya none se muje gusura umwana wanyu nabyo nibyo tugeza rwose ntabwo bibeshye ikindi kandi tuba tugomba gufatanya kurera abana bacu kugira ngo barusheho kugira amanota ari hejuru mu byo babashije kwiga tubigezemo uruhare nk'ababyeyi so rero uyu munsi nibwo navuze ngo reka mfate umwanya hanyuma nze kureba Sandra mu rugo nibyo rwose dore nanjye nta kuntu nari namugize naramwinginze naramusobanuriye mwinginga ngo agaruke ku ishuri ariko yarabyanze gafite ubwoba ko abandi bana bazamuseka kubera ko azi neza ko bose bazi ibintu byamubayeho ntabwo ntabamuseka rwose ntabamuseka kandi ntekereza ko ntabwo ari we mwana wa mbere byabibayeho kandi ikindi ntabwo mu yandi magambo urebye abana b'abakobwa akenshi bahura n'imitego myinshi bigiye itandukanye ntabwo ari ukubigarura arabibutse kugira ngo tugukosore izina ry'Imana abanyeshuri bo muri kino kigo mungeze aha ariko wa mugani bimeze sabu Kamera wirakara. ndakara kabisubiza benshi mani Kumwa kwamye hano. turi gutera ustori turaciringa nyine sawa aya tumugaruke wamubonye se wamubonye reba isano yari ngiye kureba ko biriya bintu batabyumvise ibihe se ariko niyo mpamvu nkatwe nk'ababyeyi tuba dukwiriye kuba hafi kugira ngo turusheho kubarinda kugwa muri ibyo bishuko kandi nanone nta muzamuseka tuzagerageza tubikavaringe bizagenda neza ibyo koko nanjye mba nashyizeho akanjye nkamugira inama nkamwegera nkamugira inshuti ni ukuri dufatanyiriza hamwe mfite icyizere ko umwana wanjye azongera akagaruka kwiga akarangiza dore ejo he harimo harapfa harangirika mareba ariko nzi neza ko nidufatanya bizagenda neza azasubira kwiga nibyo cyane ko aracyari umwana aracyafite byinshi byo kwiga muri ubu buzima kandi nanone abana bagenzi be bahora mu gishyusa niyo mpamvu rero mugomba kunyemerera kongera akagaruka ku ishuri Sandra ugomba kunyemerera ukagaruka ku ishuri umvise ukaza kwiga ibyabaye ntaho bizongera nanjye nk'umubyeyi ngomba kuza kuba hafi nta kibazo zongera kugira sibyo mukobwa ni kiburebure mane wakaba mureka gute umukobwa bazi ko ari bujye mu kibada akaza yikweka gute atabimenya se
asumye kamwe akazi bibaza abari nka mama cyangwa umushiki wawe ari kugenda mu muhanda y'imihango mama akazi ugusengeye mu kibada akagenda akareka kubimenya aba yataye Mana bano muri class z'Imana mungeza hanga yewe ndarago nari uranze ubayero ariko se bwiye neza urashaka kumenya ubimenye se bigende narabikoze ishati yawe narabikoze narabikoze amana tumba turi kuvuga ko twakwiyo ukagira ngo burano ubutware Imana ari buri kudusebye ari buri kudusebye nta bugabo burimo ahubwo nigembwe uri bagafatisha ukajya gufata ukira namumva reka mabwiza ukuri kwima nta muntu yakora ukajya bera yayi nuko udusebye amana ugakora birabino ntago ari sa reka mabwiza ukuri birabino ntago ari ikibazo cyawe mana nubwo muri inshuti nziza amana ishati muri sasigaye wambaye nubwo kwikuramo wasigaye yambaye umupira w'umukara Mana nubwo muri inshuti nziza amara byazura nasekeje uranasekeje mana uzahindura ikibazo cyawe umuntu abaguhaniye nibyo mwana wa ni ukuri no kujya ku ishuri nanjye nzakuba hafi nzagerageza uko nshoboye ugira usubire ku ishuri mwana wanjye sibyo nzagufasha uko nshoboye kandi ni ukuri humura dore n'umuyobozi wawe yaje ntabwo abandi bana bazaguseka kandi nugerayo ukiga neza ugatsinda uzabatungura nta n'umuntu uzigera yongera gutekereza ko ibyo bintu byakubayeho bazareba ukuntu ugarutse bareba ukuntu uri gutsinda ibyo bazabyibagirwa humura sibyo mwana wawe mwakoze kumba hafi nzagaruka mama Sandra hari ikindi nagusaba nasabaga ko Sandra yakongera kwiga mu kigo kugira ngo ajye abasha kuba yasubiramo amasomo ye neza nk'abandi bana bakobwa bakowe ishyano ni ukubyara umukobwa nk'uyu mwana wa ngo ntago wiga uba mu kigo none se bayo urashaka kumbwira ko utari uzi neza ko Sandra yiga ata dore nguyu ibyo bintu nari mbizi wabaga he nyine mbwira se oya nako mu minsi ishize animateri yabimbwiyeho hanyuma ambwira ko yaje kumusaba ko yajya yiga ataha bitewe n'ikibazo yagize muri famiye hanyuma numva ntacyo bitwaye turamurekura ku icyo gihe rero ntekereza ko atagarutse niyo mpamvu nifuje ko wanyemerera noneho hanyuma y'ibyabaye akazajya yiga aba mu kigo ubwo rero byaba bintunguye kuba ubimenye uyu munsi Sandra waje ku ishuri uza kutubeshya nk'abayobozi ubu ndumiwe bayobo usibye ko namwe mwakabaye mwarampamagaye mukamenya niba icyo kibazo gihari ibyo n'igihe wari kuza kubyisabira nta kibazo ariko turaza kubisubiramo neza nta kibazo iki kibazo bayobo ndaza kucyitaho kandi mbijije ko kiri buze gukemuka neza okay reka ngende rero none ndafite n'inama n'abarimu yego ntacyo katubageze Sandra bye mwaramutse neza reka nizere ko mumeze neza uyu munsi rero nje kubabwira bimwe mu bigendanye n'ibyagiye biranga ubugizi bwa nabi bwabaye mu kigo cyacu niyo mpamvu rero nagira ngo mbabwire dufatanye kwirinda abo bagizi ba nabi barushijeho kuduhungabanya nk'abanyeshuri ikindi kandi abo bagizi ba nabi bamaze kutugeramo bari kwibasira cyane abana b'abakobwa bamwe muri bo bikabaviramo gutakaza amashuri abandi bikabaviramo kubura ubuzima bityo rero niyo mpamvu ngira ngo nshimire bamwe muri mwebwe mugerageza gutangira amakuru ku gihe bigatuma natwe turushaho kubarinda ikindi muzi ko mugenzi wanyu
yahuye nabo bagizi ba nabi bakamuhungabanya bikamuviramo kuko yari gutakaza ishuri mu minsi itambutse. Rero nkuko mugenzi wanyu yangejejeho icyo kibazo nagiye kumureba uyu munsi wa none ameze neza, twabashije kumugarura mu kigo agiye gufatanya namwe kwiga. Nabasabaga ko mumufasha mukamuba hafi mu buzima busanzwe ndetse no mu masomo kugira ngo abashe kugera kuri level natwe turiho uyu munsi, sibyo? Master. Aha. Murakoze. Nanjye icyo nakubwira tuzamufasha kandi cyane dufatikanye twese uko dushoboye kugira ngo tumufashe. Ikindi kandi nabwira n'abagenzi banjye abanyeshuri twigana nuko tugomba gushyiramo imbaraga nk'urubyiruko kugira ngo turwanye abo bagizi ba nabi ejo n'ejo bundi bitazongera kuba muri twebwe cyangwa se no hanze y'ishuri. Tugomba gufatikanya tukabarwanya kuko barimo baratwangiriza ubuzima. Nicyo nge nakongeraho. Murakoze. Urakoze cyane Pasi. Rwose haramutse hari n'undi ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi nawe yatubwira ubundi tugakomeza. Okay, niba nta wundi musubire muri class yanyu, tuzasubira. Murakoze cyane. So ubuzima koko bidanje wallahi, ibintu byananiye. Ese ubundi wa mutipe wanyigishaga wagiye man, ako nacyo ntago nareka ishuri ngo ndeke no naka kazi kabisa, kankomeze ndwane nako kabisa. Isha urangira ubusa muzantunga sha, ego biravunanye. Aka ni amahirwe ya kabiri mbabonye, ngomba kuyabyaza umusaruro kuko hari abantu benshi nagiye mbona muri kino gihugu abeshejweho no kuba bakanika kandi babayeho neza, abana babo biga mu bigo bihenze. Niyo mpamvu rero amahirwe nongeye kubona yo kwiga, abana banjye baziga kabisa. Ko nubwo mba nigira gutya nkumbura ishuri yo mbimenye. So guys, nizere rero ko mwasoje umukoro nabahaye. Mwasoje? Uyu mwanya rero tugiye kuruhura umutima no kugorora imbavu. Muriteguye? Umuhungu wacu Pasi niwe ugiye kutubimburira muri isho y'uyu munsi. Pasi uriteguye? Uriteguye cyane ko. Twagiye. Akusabye bajya bamagara mu by'umanza munaseke munaje bwayo munaseke ndabashyira. Right. Profare ko waberewe. Bahereza kabisa. Thank you. Nyine man, urumva sibyo?
bafite akantu k'agakuru ka danje nabateguriye kuri ubu ngubu nyabiziya nikulize nini ya haila fungura gutya ugafunga isi byo byoroshye Simani ibintu urabona nzabimenya neza bro. Uzabimenya mani nushyira mu bushake. Ari ibibazo kwije. Shano no boss arayama kabisa uyu munsi. Boss arayawa. Maza ngo kameze gate. Umuntu wakize anje hari imbere yakoze akazi kabisa kuko nakari kureshya n'intebe sinzi nimba yicaye. Bureke twikomereza rata. Agakuru kameze gute. Sinzi hari ukuntu abagabo tuba twaragowe rimwe rimwe ukabona umugabo arimo aragenda ariko burya ntabwo uzi ibintu babiri mu mutwe wiwe. Abagabo baragowe barakubiswe uzi none wigeze mu ngo zawe ni ngutya ingumi amabuye uzakomangure iyo ukimuye ibuye kubera inzo bari kugira mu ngo zabo rero none ufite umugore nka bora wisaso urumva bari ibibazo agakoro gateye gutya rero uwo mugabo nyine yarabyutse mu gitondo yagiye mu kazi nkuko bisanzwe umwaka ubwo yari yagize mu kazi bari bamuhembye ubwo rero arabyumviye bataguhembye mu kazi yegare kutarya mu rugo ibintu byumvikana nuko umugabo arabyuka aritunganya bisanzwe nyamugore nakubwiraga nka bora abarabyutse ese mugabo mwiza ko tasigira iposho y'uyu munsi dore abana agasukari kashize ngo nta mafaranga afite umugore nawe abariturera kubisa hirya hino ati reka reka kubita inzugi ati se umugore mwiza inzugi iri gukubita nizo ziri buvemo agasukari tishwida umugabo aragenda ibibazo byamurenze arahamagara ko ari uwamuguza yashwi ubwo nawe urabyumva nyine umugabo meze utyo ntagera niyageze yarayoba nuko yicaye muri bisi ari imyoza abantu bose baramureba kikagura kagira ngo wamugure bikumva kariterura ageze mu modoka yari mu modoka ibibazo byamurenze yakuma ngashye muri bashaka bakinywera aho ngaho ngo ni abakomye Tinya yuko anje yesa bamuremure kubera inkuru yawe. Ako pasi wansekeje kabisa. Buranga karaga story waduteye wagakuye. Simani. Bira nta bintu birenze. Mani ibintu nawe wagenda ari ugahimba story ukababwira. Abantu bagase wabonye batatembaga ese mayiga broje nago noroshatse basi je nakubeshye imana je mbabona ari impano uko sinashobora kubeshya ko babikoze bro nuko ugira isoni gute se ugira isoni ma shawubwo mamoro zava bikigwara gute se bro shawubwo zava bikigwara bafite amasona hano n'ikimenyimenyi riko ngo abo utangiye okay tuvugisha ukuri urangiye no kubera ry'umukobwa kuki nakoreka ibyo tubireke no guhagana nawe iminota 2 ni wabishobora wallahi boboda uzaba bikigwara kabisa ariko nawe uri muri kurengera cyane mbese ndabeshya ikimenyimenyi isoko kubiriye apo mari ngiye reka mubwire ararwaye se Charlotte bashaka ko arwaye ko mbibona shaka ko arwaye Maurice mani ngiye nanje mutanye kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo mani mwaje mwasiri Maurice reka nanigendere mani Sivyo tuvuga so ukuri ariko nuko arakazwa no twatangiye babiri mu mani Maurice Yandere kareza bro bana kumekira mu gite mbona afite ikibazo ese kibazo mama urabizi neza baramusuzumye sha mamugaragara byararwaye mani mbese urabona agaragara nyine umukobwa byibura narimo ndamuba nawe tipe nagajya ndimara kabisa ngiye mba ndi kubibona ahubwo ngiye nshaka ko tuzamusuzuma gute se kunzi kutari muganga kusikarawe uri umunyamafuti mwana ahubwo ngiye none ngiye kuzabira Kariza ajya muderanje turebe amuderanje gute amuderanje nyine ese mukugaragara kuderanje ko kudemaye kandi Kariza bifitemo uburambe ubwo ngo urumva utazabugiye kumuteza abakobwa bakajya bamuseka manje